Ikaze nshuti z'akadasohoka ndabakiriye ku muyoboro wanyu Pero TV News, aba ngiye kubagezaho amakuru ababaje cyane ku mubyeyi bita Liberata wavukiye mu karere ka Gicumbi. Uyu mubyeyi yari afite umugabo atwita nk'abandi babyeyi bose. Yagiye kwisuzumisha nk'uko bisanzwe, nk'uko byagenwe na muganga arabyubahiriza. Yaje kubyara umwana umeze gutya mubona. Uyu mwana akivuka abaganga baramutangariye kubera umutwe we ntabwo umeze nk'abandi bantu, nk'indi mitwe y'abandi bantu, ariko abaganga babuze icyo babikoraho. Uyu mubyeyi abantu benshi bakunze kumuserereza bamubwira ko yabyaye ikivejuru kubera uburyo uyu mwana we ameze. Uyu mwana we ntabwo arya, kurya ntabwo abishobora. Uyu mwana we anywa amazi, igikoma no kumwonsa byonyine. Nyuma y'uko uyu mubyeyi abyaye uyu mwana, umugabo we akimara kubibona n'agahinda gakabije uyu mubyeyi aba abivugana, yahise amusiga amubwira ko batabyara ibikoko bimeze gutya mu muryango iwabo. N'abandi bana yari afite bose uyu mubyeyi umugabo we yahise amuta, birangira gutyo. Ariko uyu mubyeyi abantu bakomeza kumubwira ko agomba kwica iki gikoko, akabahakanira ababwira ko bidashoboka, ari umwana nk'abandi yamubyaye amukunze. Ubusanzwe ashakisha atekera umwana w'igikoma, akamwitaho nk'abandi bana bose, nubwo ubuzima bumugora kubera ubukene, n'umugabo yamutanye abandi bana nta kazi agira. Akaba agenda asabiriza umugiriye neza amuha ubufasha. Nyuma y'uko umwana we ameze gutya, ntabwo yicaye ngo atuze, yagiye ku bitaro bitandukanye, aho yagiye bakamupimira umwana we bagasanga igice kinini cy'ubwonko cyuzuyemo amazi, kandi uyu mwana akaba atumva ngo ariko arareba. Nyuma y'ibi uyu mubyeyi ntabwo yakomeje gucika intege, aho agenda kenshi ashakisha ibyo kurya no kubaho, nubwo nawe uyu mwana amwonka cyane, kandi nawe yabuze ibyo kurya. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Mboneyeho kubabwira ngo abatarakora subscribe bashya kuri uyu muyoboro turabakiriye. Ikaze bantu b'Imana, nshuti z'akadasohoka, ikaze Gen Z. Gen Z nabasobanuriye icyo ari cyo. Gen Z ni abantu bazi amakuru, bazi aho isi igeze n'ubuzima uko bumeze, ku buryo buri kintu cyose aba akiziho amakuru, mbese agendana na visiyo. Ni umujeni nyine ugirana na visiyo. Nshimira abantu mwese mwagiye mukora like, comment na share na subscribe, ni iby'agaciro cyane. Turabashimiye kubwo gutera inkunga uyu muryango wanyu kugira ngo YouTube channel iwagure ugere aho ugera. Ni uwanyu.